ni ijambo umwe mu banyamakuru b'imikino bakunze kandi bakomeye hano mu Rwanda akunda gukoresha. Niba ukunda kumva ibiganiro mpaka kuri siporo, cyane cyane mu kiganiro Sport Plateau, nta kabuza ko iri jambo atari ubwa mbere uryumvise. Niba kandi ukunda gutega amatwi ikiganiro umunota w'ubwenge, la minute de sagesse, ndahamya neza ko atari ubwa mbere wumvise iri jambo. Wenda ntubyitaho cyane, ariko mu mibereho n'imigirire yawe ntaho wahungira iryo jambo rihatse. Ni ikiganiro umunota w'ubwenge kuri BNB FM umwezi 99.5. Wadukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Twitter, Instagram ndetse na YouTube channel yacu yitwa BNB FM umwezi. Nitwa Mbonigabano, tugiye gusubiza ikibazo benshi bakunda kwibaza kuri philosophie. Ese twese turi abafilozofe? Iyo witegereje ubishyizeho umwete, usanga isi yacu ihanganye n'ibibazo bikomeye cyane, birimo intambara y'ubukungu, irimbuka ry'imico shingiro igize indangagaciro za kimuntu, la déconstruction des valeurs traditionnelles, ndetse n'ibibazo by'umuryango bishingiye ku rushako ruhujwe n'urukundo ruhutiyeho, le mariage fondé sur l'amour du coup de foudre, ndetse n'ikibazo nyamukuru cy'ubuzima gishingiye ku cyorezo cyahungabanije isi, kugeza ubwo abantu tekereza ku buzima bw'ako kanya carpe diem usanga barabyibagiwe, ahubwo barimuriye intekerezo zabo mu gihe cyahise twakwita pre-corona period, abandi bagahitamo kubika intekerezo zabo ahazaza igihe twakwita post-corona period. Iki ni igihe giteye amatsiko cyane, ndetse abenshi batareka guhamya ko ari inzozi. Muri urwo rugamba niyo mihihibikano, usanga ibibazo ku gisobanuro cy'ubuzima mu sens de l'existence humaine byarabaye uruhuri kuruta ikindi gihe cyose isi yabayeho. Nibyo isi yacu yahuye n'ingorane zikomeye zirimo ibiza, inzara, ibyorezo, intambara, ariko muri iki gihe nibwo isi yicaye hamwe mu ntumbero imwe biturutse ku kibazo isangiye. Byose byaturutse ku kintu isi yagezeho kitari kibi cyane, kandi yagezeho yishya kuya, kuva ku ntambara z'abaromani zo kwigarurira isi kugeza ku y'Ubushinwa iri kurwana muri Afurika ishingiye ku bukungu. Icyo kintu gikomeye cyane isi yagezeho ni mondialisation, icyo twakwita mu cyongereza globalization. Ugerekereje mu kinyarwanda ni uguhuriza hamwe isi. Kuba isi yarabaye umudugudu si bibi cyane, gusa ibihe turimo ntibyatubuza kuvuga nka Cyilima Rujugira wagize ati nta byera ngo de. Iyo bigeze kuri iyi ngingo, buri wese mu nshingano ze akora uko ashoboye ngo azane itafari mu kubaka icyizere cy'ubuzima. Umupolisi yihatira kunoza umutekano, umuganga akita ku buzima, n'abandi bityo bitewe n'italenta buri wese yagabanye. Inyuma y'ibyo byose, umufilozofe aza gusubiza no gusesengura ibyo abo bose bahihibikaniramo, akabiha igisobanuro mbumbe kandi kigoragoje. Nk'uko nabikomojeho mu ntango, hari umunyamakuru udashobora kuva muri studio mu kiganiro cya siporo adakomeje ku ijambo philosophie. Akenshi agira ati philosophie y'umupira w'abanyaburayi, philosophie y'umutoza runaka, philosophie y'imikinire ya Barcelone cyangwa se n'ibindi. We nk'umuvetera au sens greco-latin, iryo jambo yararitoye ku buryo ribumba ibishoboka byose warambura ku ngingo runaka. Nukunda kwitegereza, uzasanga abantu bakunda gukoresha ijambo nabikoze nikinira. Nukuri sinari nkomeje. Iyo wakwita mu Gifaransa je l'ai fait par exprès. Wenda ntujye ubyitaho, nyamara hano aba bari gushyira ku munzani imyitwarire yabo, la délibération de leurs actions. Hano abarimo batambagira muri philosophie y'imyitwarire, la philosophie morale y'umuhanga w'Umudage Immanuel Kant. Ikindi utaruzi ni uko baba barimo bayigereranya n'iy'umunyasuwede Jeremy Bentham. Byose ni philosophie zishingiye ku myitwarire ariko zitandukanye. Bayo nguko ko dukoresha philosophie tutabizi, nk'uko akenshi duhumeka umwuka tutabyitayeho. Ugize amahirwe yo kuyisogongeraho akaryoherwa, asigarana inzitizi zo kumenya aho yakomereza uwo munyenga. Nyamara imizingo y'ibitabo ihunitse ubwo bwenge n'ubwo buhanga ihunitse hirya no hino ku isi. Wenda mu gutangira wasoma ibitekerezo by'umuromani Marc Aurèle, cyangwa amabanga abanze busizi y'Umudage Friedrich Nietzsche, ndetse n'imikarago y'umusizi w'Umufaransa François-Marie Arouet Voltaire. Nyamara kwiruhana amashusho menshi muri urwo rusobe rw'ibitekerezo, buri kimwe gifite umujyo wacyo, ushobora kwisanga wazimiriye muri iyo nzitane y'ibitekerezo akumututizo uzimiriye mu ishyamba rya kimeza. Gusa intambwe imwe uteye ugana ubwo buhanga isumba kuri ibihumbi by'amasaha wamaze utinya gushingura ikirenge. Philosophia ni imwe mu ngabo wakinga ihindagurika ry'ubu buzima wifashishije imirongo y'ibitekerezo ndetse n'amahame shingiro y'ubuzima uvumye mu mitekerereze ndetse n'imigirire y'abo bahanga. Maze iyo mivumba y'ubuzima
ukayisohokamo gitwari wemye kandi udahemutse, maze ugashinga icumu ugakomeza. Filozofiya ni nk'uruziga buri wese azengurukaho, bigatuma afata amerekezo mazima y'ubuzima bwe, akayibonamo ikigangahuzo cy'amabi atugwirira aturutse ku buzima, akayibonamo ibisubizo by'amahurizo akomeye y'ubuzima, utibagiwe ndetse n'indunduro y'igisobanuro cyabwo. Niyo mpamvu basaba kugwisha imfizi muyihereye mu mahembe, kuko filozofiya atari urusyabana. Nimumara gutera agatambwe kagana ubwo buhanga, muzasigara muhanganye no kumenya aho mwabushakira. Nta handi mwabushakira, ni mu bahanga badahugijwe n'ibindi, ahubwo bamenye ibyo mushaka, maze inkota bakayifata akarumyo. Aho nta handi ni kuri 99.5 BNB FM Umwezi. Mbese waba uzi itandukaniro riri hagati y'umuhanga n'umufilozofe? Komeza ukurikirane umunota w'ubwenge, nta kabuza uzasobanukirwa. Ntukureho urushinge rero, kuko ibyiza biragenda bisimburana. Ibintu byabonye ba nyirabyo, niyo mpamvu babiboneye kure, maze nabo batazuyaje batumbagiza umunara. Nitwa Mbonigaba Noel, ndabashimiye cyane.